Reka tujye dukaze kureba Urban 250 twizera ko byose ari sawa cyane. Agatanga uyu munsi rero Elsa yavuze ati reka asure umugenzi we. Ubundi kenshi ku masititire ukunda kubona abantu bavuga bati abagore b'abasitari. Asaba abagore b'abasitari. Hapo turanye abasitari abandi rero ni badusubuje kugira ngo ni The Ben na Bruce Melody bahaye. Ese mwazaririmbye wowe nkaho woze muri korali wazaririmbye nawe ukagira akaririmbo. Bakazagutumira muri sama. Najwe ngira. Tukaza kugufana tuhagaze. Kandi Dr. Emma yamwe ngo nze kuza muri ndirimbo. Muzagende birabyindirimbo nawe. Dr. Emma arashaka gukora indirimbo. Ahubwo ejo ko yaragiye kutujyana. Ngo mukore indirimbo. Ngadukoreshereze indirimbo. Yarashaka mujyane mu ririmbe nyine bimwe bya Esama. Ira nakira nazaje itafu ngo tuzayiririmbemo. Iye. Ahubwo ejo Yes. Jaje itafu hari ndimo gafite ngo yegora. Ngo kurangiza vuba. Ibyo kandi ubyumva kisuba cyane. Nuko. Ejo nuko wahise uduhamagara tugahita tuza. Tujye kwa Dr. Emma. Rero yaduforo byarangiye. Ariko muzagenda mubagarira uyu nguyu yabaye muri korali. Ashobora kugerageza kuri yabaye muri korali ngo yitwa ngirembo ryera da. Nimba ryarajyaga he. Kuri gate. Gate yo mu ijuru. So muzaririmba indirimbo ijyanye n'Imana cyangwa n'iy'urukundo. Kandi wumva ibyo byitafiririmba ngo Nari ngiye nguherekeje. None se ndi kwibaza Esther wabonye gute kwa dusabe nibwo mbere waje nawe Shano bwa mbere ubundi dusaye meruka baruguru mu nzu cyuma na saro hano urabona ko ari televiziyo nziza uraze nukuzenguruka ushaka wacano bese nahazengurutse nkaho ari ahanjye nk'amabo uyu munsi dufite amakuru rero ko nzo vibone amafaranga yiwe yaramaze igihe kinini yizigamira ngo ariko mwari muhuzuye kweri mwari mwatonze umurongo muri kuri target oya sije ko nyine twese natuguriye ariko rwose ntabwo rero twe dushishikarijemo imbere y'Imana mwagiye mugiye wari wagiye muzizi mwese abari bahari bagiye hari umuntu waruje mu kazi gukorerayo inzovu babiri bagenda abakorera iki abagurira ifiriti babebe kugenda basangira babiri njyewe na yakatugura brushette abandi bagifiriti njyewe ngifiriti na brushette bantu biwese bagashekero na sodo bari bavuze kandi nahamagaye sane hati ngo no ujya no mama ujya no mu saza mugendeho murye runono wari ufite ubwoba se ko bari guhita bagira gusa baguza abakobwa bahari shanaga shamane yanjye hari abakobwa benshi pe wena ngende ko bavuga ngo macha kugira amafaranga yanjye nabandi bashasha benshi mana yanjye naba yungutse vuba naba mva arabyageze nzo babwira yaka ngo mbwira amafaranga ngugurize uyu munsi pomore jaja itavuga ati niba atari miliyoni nonzo nawo yaka wayango njye mfite umugore Ako jaja naye yeme jaja yavuga ngo yiga kaminuza no munyamashuri zahe nawe kari kabwera ahubwo agira ngo yizire imihanda none yarayibonye ni kabwera sha imwe none miliyoni na senkane yafata nuko yabashaka kwiyumva ubwo ntabwo yarafashe miliyoni zingahe yarafashe 500 nibyafashe igice cya miliyoni ese dusabe ari igice cya miliyoni na miliyoni wowe wafata miliyoni imwe yonyine ukareka igice cya miliyoni yose si 500 igice cya miliyoni na miliyoni imwe yonyine nafata miliyoni isaje tugeze jeje ibaze igice cya miliyoni na miliyoni uzi kumva mesha nyine atari miliyoni miliyose kwa ariko shamana ariko sasa rero ahasigaye Esther ni ukwiriye kuva muri ya korodoro yiwe akajya ahantu noneho nawe korodoro simeze gute riyanzo yawe korodoro se gute nase kwa duse muri kumanuka ni mwajya muca muri korodoro oya ndavuga iwawe mindani iranzo yanjye se nimbi abamize gutyo wagira ngo nahantu abantu batambuka wasize televiziyo ari imbere cyangwa ntabwo we televiziyo urayireba yadusaba ibifunze igihe cyose je reka bwinde jemba nirebe kuri televiziyo iranzo ndayikona nzayivamo njya ewana mu nzu irimo igikoni na rutwa twinuza two hejuru na amazi ameneka hejuru ashyushye akonje kandi shokoza vara ninashaka ese waza nyiri inzu yabari akagushiramo douche na toilette mu nzu amafaranga yabishyira Yesu wowe uzamukubita nka miliyoni 2 ungwira avugurura miliyoni 2
nawe kuki mukunda kurira wagiye ukavidura umwana w'iri wangu ngo ubu ngubu ngo cyakoze amakawa ngo mu ruhango ngo yose amakawa ngo ni kwa Esther byahe ko n'amatungo yanjye barenda kuyamara bayarya nabizi mu rugo ntabwo nzongera mu buzima ibaze muyabara biryavuga ngo nibyo mwana wanjye naboherezaga amafaranga naho mfite papa zo kundeheresha neza kambwe umwana ngo mbonye ikigurube cyiza cyo 70 none se ingurube barayibaga bakayirya yose bayigurisha ihagaze baragenda niba ya 70 cyangwa 80 bakahita yigura cya kintu cya 25 wowe ukagira ngo uzi ko kizabwagura ukazategereza ugaheba bakakubwira n'ihene nziza ngite ibyara ngigura inote 100 wayaboherereza ngakagera kigwa yandi ya 30 wowe ugategereza za boro rero ejo bundi nibwo bambwiye amakuru yose cyaje ujyayo nabo bakurya ari ababyeyi babo shabyihorera simera uko bwa mbere byarabaye ukavuga ngo naguzongera nagize plan nabati ubu ngubu mu kwa kari nzafatara amafaranga nyaranye mwiratsinda nzuvu yanyiretsemo nzafatamo 510 mite mfatamo zirawe nangurishamo nk'ihene nk'ebyiri kuri nabipanze wenda ngire nka miliyoni 1.5 mite nishinyira nka climate nuko abari gakeya cyangwa dukeya ariko abaze nabi Dose byaje kugenda gute uzi ko nshobora kugenda nkagura nk'amakesi inama yo gukora alimentation amakesi nkagura amakesi y'amabyeyi za Primus Heineken Egizo hakazaza nkabanzo kubakaza abandi bantu b'inshuti zanjye amazi amata nyine ibintu byaho ngaho kandi kudufaranga dukeya cyane kandi ukabana ndi gutera imbere ngiye kumva numva ngo baguze ingurube so basanze barazibaze baguze ko tuni dutoye natwo ntabwo tuzakura gihe kizi ko natwo bazahita baturya ababyeyi tubiyame bateye uko dusabe baraturya ngiye bambiye kera tabazinura nanjye nako nakongera ubu ngiye kanyakorera nyashyire kuri konte yanjye niba nkora ko gacumi ngishe kuri konte no bazi koshya nya zihore uzi nana papa ngo umwana wanjye ngo rega turahuza nana ko papa ajya mbwira nyine ko kuri nge nenge ntabwo nzi gusurana mu buzima bwanjye cyangwa se ngo wowe ntukazajuza rwose w'ikingenzi numva se papa kambwira ubundi we ngomeze nkanjye mwana wanjye ntabwo ujye wohereza umva ngo ndakwemera ujya ngo bari guhamagara miliyoni numva se ngatumwe ati naribireka ngutemo n'akanoza kanurese wicururiza wahango se ngo mwana nkundi umuntu mukobwa wanjye kumbe musaza igawe arangiga runono ariko yagotomera yani ko ababyeyi ariko niba n'umubyeyi w'umumama wewe ashyiramo imu mama nago yashaka kundira ibintu byanjye nimwe niyo mama nuko abadahari ababyeyi bamama se mama wese mama se wageje ubundi nkamuga ati se inguruzanyo atari igiye kubwagura ihene mama ati ngo ngo subiramo mama byose abingiza gukora niwe ko muvuyemo kandi muri umunange we ngo yari yatinye kubimbwira ngo papa atazabimba akamubwira na usubona mba tuvugisha umuntu ari gukora kugira ngo ariko yatwiteza imbere ugasanga gusubiza inyuma ariko ntacyo reka umubyeyi wawe kuba byibura wowe Esther ibaze cyo bundi yumvisha ngo giye kuza abure ikintu cyambabaje rero nagiye kuma ngo yumva ngiye kuza ati ihene ihaka wowe wararenze papa ariko no mutekere bijita ayiwe uko bararimbwe warayibonye njye nase nigera kwa mukecuru wageze mu rugo iwanyu je nari kujyayo nabwiye papa nawe ati nimba kwa nyoko kunda hita maca aragenda abwira umuhungu uvukana na Kiwingo nyine uko data wacu ati nizi no heno ko banye nasagene ngo ni yayindi yandi nkamubwira papa we ko nari umuryogo uwo mu gitafu neza abantu batatu mudatera imbere koko hano hajyamo umuriro we n'agacumu niko ababyeyi banyu ko numva ari danje nabo batoroshye ababyeyi ni danje famo noneho reka babwire ikindi kintu mutazi buriya mu buzima mufite ababyeyi urumva byibura babona ibivuye mu maboko yanyu bakabirya hari abantu bafite ibyo bafite bikeya bafite bifuza kuba turabiha ababyeyi babo buriya nk'umuntu uri burebe iki akavuga ati man naba nabo bafite ko nabarije barengera yego se tufite niraga utamufite ntago yakumva ko yarengera ariko bararengera nigo akantu ushaka kwiteza imbere akoze kubona papa wakwisobanura akoraga umwana wanjye rwose urumva warayamaye ndayarya ntabwo babikubwiye yavuga
ntabwo aragiye gutira ihene kugira ngo bigende bite nyine yaragiye guteka imitwe ni umunyamitwe uravuze ati naza aranyicara oya papa arabizi ku ifaranga aranzi oya mujye mwishimira ibyo ngibyo mujye mubyishimira kandi rega namwe mujye mubaha twishimira se kamaze tuje tuvugisha ujye ufata amafaranga 10,000 muri weekend none se kuki baba batakwifuza ko twebwe tuzatera imbere tugatudake tugira adiresi icyambere rega mwe muri gitsina gore mwebwe gutera imbere kwanyu gushingiye ku bagabo bana nase njye mfite umugabo uzamubona ndafite umugabo se pateri ni udafite umugabo uzabana nawe ibirometero byawe ageza rimwe na rimwe agakora kwa gihe kibura nuko ngiye bura najya mvuga buri umunsi navuze nzaturika nawe ari wowe uzana ukavuga ko ubundi nyine ibana n'umuntu urahisha ariko arigihe nzaturika umunsi ari aho ngaho ari gukoresha ibirometero byawe papa wawe arabizi ese mbimuha giheke na papa nabyazi none papa ushobora no umuntu umujamu ujya kumva baravuze uza ko naguhamagaye ngo nunyitabe bari umusore wari ukuryamishije ari kugukwakwanya ariko papa baza oya rero agiye mbere yakunda kumagara ngo nabyarenga aho ngo b'Ikigali yarazi ko bagukwakwanya wari umungu wakubitse narase iri jambo papa rikwiye kunyubika nose wese umuntu wabona nawe yubika no kuvuga ngo uko biri kose mujye mubakubita nk'ayo makeye muri weekend yakuyabakubita nibyo ariko bararengera none se niba bakuriye ati inkwa kubita gitano cyo hari umunsi nije kubadabageza bona mama ndavuga ati rero mugende mujye inyama n'umuceri ebana mwidagadure mama mugurire primus na papa ngwa mitsingi none nabarine ubagurire papa ko arangije agenda ngabagura umuceri n'ibitoki ngande tararanguzamo inoza inzoka ako byibura urumva ababyeyi baba bameze neza none ko mvuze ko gukira kwanyu gushingiye ku bagabo banyu nkabona dusabe azinzu ukuntu ayisagira gukira kwanyu gushingiye ku mugabo wawe ngeze nabihakanye nge ntabwo utwawe twose ubona ugomba kujya utwohereza iwanyu ubundi yakakazana kuba kandi kuba hano baturya nabo turabana bo bakatwiriza sabo no muri mujyi Kigali unafashe umwanzuro ducyo mbonye njyana kuri sawa shano kuri ranye ndabona ni kuri banki cyakoze rimwe na rimwe njya mbabwira ati mukeneye iki bakambwira nkaba buri wese ariko nizere ko iwanyu ubu ngubu cyakoze dusabe wabaguriye n'agateleviziyo dusabe mu rugo televiziyo nzayibagurira gusa bareba amakuru kuko bajya kuri segiteri ngo zamudenda shima umuntu ari umuntu waje atubwira muri mama Ransetsa anyereza amafaranga naho ndamanuka natache sha kujya kuvuga ngo ndajya kugura b'imiceri n'ibiciriritse imiceri twayiririye oya dusabe simufite imururo so wageze iwanyu umuriro urahari no mu nzuri twebwe dutuye hafi ya kaburimbi ari hano nuye naho mu rugo batuyaheza ni mu rugo kaburimbire guriki imbere y'umuryango ni kaburimbo ya indi gana za Gisagara kaburimbire ba Esther ngo ni hepfo mu myumbati oya mu rugo imodoka guparika hano winjira mu rugo guparika ni hehe mu ruhango igitwe mujya harabageze mu ruhango mu mujyi umanuka hari tujyaniye tukabasura kuri aparudu ukamujya kumusaba hari umuhanda mwiza se imodoka uparika hano winjira mu rugo banzovu se ko wabasuye wabo nawe ni hafi na kaburimbo nzovuva umumva kuri kaburimbo mukajya hano mukagenda n'amaguru na modoka yazamuka kwa nzovu arazamuka uyu imodoka iparika nonse nzovu yabura 5,000,000 ngo akore umuhanda eka we n'ikibanza mama yaramwete hano arobari gushaka iki kibanza kiri imbere yiwe iwabo 2,000,000 atereka reka bamwe ati basi buza n'iki kibanza cyangwa nagutungo ikinini cyo mu cyarurega ega mu cyari ibibanza byose araho bidahenda ari ngo nongere ngore bura bugwa giwa kweza amafaranga wangura inuza ngiye kugira ningira nk'500 ngatangura ikibanza cyo500 wakibona se iwanyu ikibanza cyo500 kibari kiri kangahe kuri kangahe nabo nabimenye ako sinakibona nanjye ngiye kuyashaka uzandangiye imana ngagenda ngashaka umuntu bakakinyandikaho kikagira nkamara nk'imyaka nk'itatu uburyo uzashaka umugabo ukamubwira ati ndore mfite imitungo nawe zani yawe duhurize hagati yako njye numva nuko Imana kandi ngenza nzashaka umugabo twuzuzaniye twumvikane ako rero Esther nawe mbigara ako washwanye na Pateri oya reka iyo dusabe tumubaze
ni ikihe kibazo ufite n'abagabo kuki utarambana n'abagabo ngaho Gashyorongi ngaho mbwira abagabo ngaho pati umugabo wa mbere watubwiye ikibazo cyatumye mutandukana turacyumva urari rwo rugo negeze rwonyine na wundi mugabo ubaye ushakanye na Nzovu umaze ukwezi Nzovura ntabwo nari gushaka ugize gutya Shyorongi biraza ariko biranga oya ukubita Shyorongi wawe wirirwanaga agafunguzo ukubitanye n'umuzungu biranga oya agafunguzo k'ikibuga oya reka mbanze nkubwire njye cyeka ari uwo tubana nose reka mbanze nkubwire uzabana n'umuntu ushaka kukurya amafaranga yawe sibyo uwo muntu mwashobokana pateri nibyo Shyorongi niyo cyaka kurya amafaranga yawe ni pateri bose ngo nagashyorongi barasohoka ngo byagendaga iyo ugiye kureba umutipe nyine kuba baba batubona no ku mashusho media bazi ko dufite amafaranga ukabona afashe moto kugira ngo ugategereza akayishyura ngo nyine ukabona nyine nawe isoni zirakwisha nkayishyura none se ndi kwibaza Nzovu nawe yakuryaga amafaranga yawe Nzovu wavuye jewe nta rundi jewe urugo rumwe nigeze n'urugo rumwe bari kukubaza iby'abasheri bawe abahe basheri ari Gashyorongi baraza kuvuga ngo ibindi nyuburayi ibihe by'uburayi se ibyo bindi byose nimba utarigeze hari Sipiro hari Gashyorongi ubuse niki ubwo n'uburayi njye ndashaka umugabo tuzabana mugabo nose tuvuga ku kibazo cy'inda yo bizagenda ute n'ushaka are akwesta wabyumvishije kuri aratwise akwesta no mukobwa ntabwo yapfa gutwira byarangiye ugiye mu mibada ko wambwiraga ngo byaciye gatise mu ikibada mpaka azi ikibada nuse kwanyerekaga ibimenyetso ngo dore ko hano si Kigali yo ni ibintu bitavamo nyine ubureba bivamo bashwane na pateri urundi mwebwe mushwana buri segonda ya nanwe nibyo oya hari igihe ureba mu ruho n'ubundi ugiye kongera kuzirahuriraho kavuga reka wigumire muri wa muruho we wifitiye wawe ntabindi muri wowe ko jondi se wanyerekaga ibimenyetso ati dore karahiye na kiwinga akavuga ngo waripimye ngo sanga shava kwibyo ese ni harubyara umwana agapfa noneho yarapfuye hamwe na rubyara indi kavamo utanabizi kutatubye se ngo tukugemurire nimba yavuye ako yo ngwaro kundo nyubwiye ko nahaje iyo ndayishyigikiye uzibeye nzaburana nayo paka iyo bicara muganga tujye kugura ubusarube tubuhaye uriya nawe abivuga mu magambo aba yahashye aba yishyuye inzu aba yamenye uko niriwe yamenye uko naraye shamuje mu byo umuntu abitse byinshi mu byo mu byihore akwesta kubera icyo abantu bajye bakubona babona ngo usa nk'umwana watese njye ariko naratese wowe umbonye wana ndi umwana wakubiswe nyine bashingira kuki simbizi ngende ku kuntu Nzovu yakuzanye yaho yagukuye ukuntu ajya avuga histoire wumva warakubititse kandi iyo ugaragara nk'umuntu watese umva maze mubwire nugera mu kintu ujye ugifireyinga njyewe mba nuramuga n'ubwo yankubitaga namenyaga ko niba ari inzara nkamenya niba ibiryo bidahari namenyaga ko narabyakira ko ibyo bidahari nkabaho nkamenya ko ibyo bidahari sibyo umva ndashaka kwiyubakira njyewe nangaga igisebo nyine kuva kuri uriya mugabo ariko ntabwo wigeze utaha nk'umuntu ubayeho neza wagiye muri aferi zindi of course nyine ndi kwibaza ubundi iwanyu wabuze iki kugira ngo ujye muri ziriya aferi iwacu hehe kwa Obedi ni iki wari warabuzeho kugira ngo wisange muri iriya mihanda iwacu turi n'abakene pe ahubwo mbere twe turi abakire ariko ubu ngubu ntabwo turi abakire kandi nta mutima mubi nta roho mbi papa yarangaburiye iyo miriti ndayigize nyama ndazirya zingara nahanira inyama no mu kabara agasinda akanzanira inyama akagira utagasinda nsinda ninjya mukuragamo amasogisi ninjya mukuragamo n'inkweto rero njye Imana oya dusabe wowe se ko wewe bana abantu iyo banditse nakumva bavuga ati dusabera kubititse Jewe narakubititse kera twari turabakera kuko twari tumeze kera ntabwo ariko tukimeze ubu ahubwo se kuntu dusaba meze bamana meze nka kera mbana na papa w'umwana nahoraga nyine mfite utubazo twanjye nyine sibyo uzi ko wari ufite utubazo kwitekerezaho abantu tuganira ntabwo ngiye nitekerezaho oya nawe wabyibigiye kare ko ngo iyo abantu baba buzuye gutya ukuntu wanga kuganira nabo ukajya ku ruhande cyako zari umuntu nanjye mfite ukunda kunyitanya curine ntabwo bijya biba buri gihe njye mwitanya curine njye yanyise sunda na muri commentaire nabanyanyita ngo ndi sunda ndamukunda mana mukecuru rero turi kuvugana oya burara abantu baba hafi umuntu bamamagara kuri telefone ngenda byumva ariko mu bigaragara usa nkaho ufite
ukuntu uba ushaka kuba wenyine adashaka wenda iyo najyanye n'ikibazo nakana n'icano nyine natekereza zarangira ryari ubwo yaka rero azabyumve akutera depression reka nkubwire uriya mugabo wa mbere nahoraga nkazamara nitekereza ubigeraho n'igihe nshaka gufata ikiruza ngo niyahure oya kubera gutekereza cyane nitekereza cyane niyo usize niyo wisize amavuta ntagusa neza ntagucya nawe nta bintu bibi kwiyahura reka kubesha dusabe kwiyahura se ntekereza naba niyahurira iki naba niyahura nakireka babindoze aho ho nabikora kuko mugiye yawe nanyuze mu bintu birenze ibyo Kanyombya yigeze kubaza umuntu ngo iwanyu nta wiyahuye na nje barahari nje na Westa yakwiyahura rero nje barahari rwose muri ariko iyo umuntu yubashye yiyahuye yakinaga muri Kiyovu bamukubita ngo inkoni shawe hari umuntu twari duturanye iyo mufite umuntu wiyahuye nawe ngo ushobora kwiyahuye oya hari umuntu twari duturanye yariyahuye inkoni nziza y'inusi baramwegera ku mabuno bamukubita inkoni 8 ngo akirajyana 8 wawe yiyahuye se yapfuye twebwe abantu bakubita umuntu ngo kubera ngo kugira ngo mu maryango ngo bitazakurikirana yego ubose ko batamukubise we umugozi wafatiyemo hano yabaye se hashika imyaka 2 ari muri koma kujya ubu ngubu abayicaye ameze ubu saracyariho yanze gupfa esha warababara wabone hano mu Nyakabanda yasubirayo uzi iyo umuntu yiyahuye iyo agize imana akigorogotora nyine akizerutora shana ramukunda yiga kwa kira kigo bita Portugal nase yiyahuye kubera iki nta muntu bizi n'imyuka mibi kiyawe imyuka mibi baguteye yakinaga muri Kiyovu agiye no kuzurira indege ngagende haburi cyumweru ngo yurire tuje kumva muri kolonira twumva ako rero nuze nawe arasekeje tuzi ko ashobora guhita mu karandira avuze n'izina ry'abantu bakamumenya urakomeza uvuga ngo yakinaga abangaha birarangira uvuze n'izina musaza wanje oya bimurere mimurere ariko se kuyahura hari igisebo kiri kuyahura akanga gupfa nasubirayo niyahuye nkanga gupfa nasubirayo dusaba nasubirayo Sabanga stress. Duzo none se gahunda yo kwirega yimeze bite? Cyakoze ndi gushaka ubufaranga. Ubu ninjye uri kubwishaka. Shaka bisara umujyane tuza mujyane ku ngufu na kubibi ni byiza tujyane. Muzumva mbabwiye nayagwejeje. Tene wambara nanga kuri ngo mungu yamunze. Urashaka kwishakira mu dufaranga uzagenda. Ku giti cyanjye. Udashingiye kuri yaka. Nashingiye kuri yaka ngo namutegereje amafaranga ye. Ubwo yakana anabuze kujyayo waje ukamwiregera. Ubwo se wamwiregera gute? Nzamwe mfite umuntu w'umushoferi uzagutwara imodoka zaguca make imodoka nziza yashaka kubibi ni byiza ewana. Mu kwezi gutaha. Nukaza gupanga kwezi gutaha zangare satari zaje kutamutandukana. Ubundi akufite wowe dushaka amafaranga ushaka amafaranga biriya bintu bisaba gushaka amafaranga none se wa ubuze ushatse ibihumbi 50 ubuze mwamerekeza nta kintu yakora uno si imodoka yikodesha ngaye ubuze abantu bamerekeza wagenda kwisi Yesu we cyangwa tuzagenda wani ngiye kwirega na bisi oya tuzagenda nk'iyi ubwo bose yazatujyana ufate n'indi ariko se kwirega ko numva ushaka kugira ibintu bikomeye rega nk'umwana rega ubu ugomba kugenda hari ikintu ushaka kugenda murugo nta kintu cy'ikirori cyahabaye mu muryango ntacyo mu muryango wose ubu ni hagaruka imodoka 2-3 koko mu muryango se bari munini wenda n'ijyo uzaba uberetse ibirori rose urukumva ko ngiye cyo kuzumuryango wo kwa mama nabakire pe hari nanjye tutarangwa amasoko nyine ari abakire ba urumva dusabe rero biragomba gusaba byibura nka miliyoni nzayigezamo nyama ndagusaba bisaba nka miliyoni ukamanuka imodoka nk'ebyiri cyangwa 3 n'abantu bakeya beza mukanyara cyo kunywa bikamera nk'ubukwe ubundi mbishaka nk'ubukwe yakakambara ikote tukamurinda inzoga sinzoga wazimurinda bigakora umunsi w'ikirori cyo kuko ntabwo yamunzoga koko sebukwa waraza hano agashaka guhura nawe bakarangira bandi njye wabyanze atari ko wa mwana wanjye wamunye gusa shazari n'ubica umuzimu nushaka pe cyakoze icyo gihe ni nawe mpamvu ubu ngubu nawe ufite umuzimu ukurwanya niyo mpamvu watura wasi mane
tugira abadayimoni batugendaho turabansi nabo bari maso ujya gupanga kujyayo agahita avuga ati ntibibuke kamusindisha turabaza bari maso kandi reka nagize isoni zo kujya mu rugo kuva cyagiye batumiye abantu nanjye nasheze inshuti zanjye nagize n'isoni zo kugera mu rugo ariko ntacyo ubutaha buriya yaka tuzanamuzirika tuzamuzirika tumushyire muri butu tugende tumushireho nuze kaboro iyo yakenyeye ukuntu abasa neza yaberewe muzahita mukora na dote harya dote ni ugusaba no gukwa byose bizahita bibera rimwe tujuru cyane ubundi ndabizi ntiyaze kwemera gusubirayo nyuma muzahite mukoreramo rimwe na dote ubundi ahasigaye nongere nkore uhite mujyana mu murenge ubwo mu murenge ubundi nibigera mu murenge bizaba birangiye nashaka ubukwe bundi uzarura nta bundi uzaba reka mubwire uruno rugo rwawe rumeze nk'urwa mbere ukuntu nakundaga papa uramwanza ngo nubake aho akaba arimo nanira nawe rero uramukunda wumva wakubaka ariko iratura wasi uko ngenda mpora n'ibitazi erega none mwebwe ikibazo kindi mugira mutajya mumenya ntimujya munasenga usenga kwanjye ntabwo mujya musenga dusabe kuko ubaye usenga njye senga nkabona imana sinyumva akoze umunani muri iyi minsi akaba gusa muri ADPR we kunsigaye nibonera akazi nubango ibyo wasengaga usaba imana usigaye wibona erega si ngombwa kugenda ngo ugende n'ubundi niyo wicaye wenyine ukagira gutyo ukaganira n'ubu nareka dusa ujye ufata ijambo ry'Imana urisome uryizereremo upfuka musenge yararwara twabaga kubera ukuntu babonaga yakameze ati umukecuru akaza ati tugende ujye gusengera umugabo wawe mujyane mu cyumba cy'amashuri ukabikora ariko ubu ntabwo tubikora ubu narapfaga musengera umugabo wazatagangara n'amava kamera nk'ay'ihene umutozi oya dusabe jya ugenda mu cyumba cyawe hariya upfukame uganire n'Imana yawe cyane cyane saa 9 z'ijoro bimeze wereka kujya muri izo formulaire z'abantu bagiye bakubwira ngo cyane ngo nibwo saa 9 ngo nibwo Imana ikora Imana bakubwiye ko ufite isaha ikorera ngo nibwo abazima baba saa 9 z'ijoro so wakuye he ibyo ngibyo saa 9 ni moko yabitse saa 9 oya wowe jugende nawe ngo ushatse wagenda ugapfuka ugasenga ukabwira Imana ibibazo byawe ukayibwira hano wepfara gusengera niyo utajya no mu rusengero urumva nawe ubundi uzaba uri hariya uvuga ngo uzajya kubikora ku cyumweru uhora ubayemo uhora ucumura uhora uvugana nabi n'abantu ba Esther mwatukanye watukanye na Nzovu watukanye na cyangwa niba ari ikintu kindemera mu buzima wera nk'iyo hari nk'akantu kwanye nadusenga ngo nararakaye ahika we none dusabe nagaze gutebye ose ntabwo nzi tugira ngo ngomba ngoke ngo numva ngo nuzange oya nawe ariko muri yagiye mu ndabana ngo umuryango wanjye ukora muri ibyo bintu umuryango wanjye mu byo tuba twashyize hasi mujye mu dusabara ubundi ugenda numva ko nawe nagaze gutebye oya ndabizi uzi ikintu cyajya wavuze kikambabaza ni ukuntu wakoze ahantu ibiganiro bingahe abantu babicara kuko imana ibaze ko numva ko nani babi oya abantu barabikase ngo mbere ngo ndebe ukuntu Esther bagusebye abantu babagira amati ko ni nabyo nimba ufite ikintu ugomba kukigira wenda nyine njye ntabwo byabaye ahubwo n'abantu bagendaga babinyuranye nyine abantu nyine ubwabo bari ibyabo reka buri wese abafite ibyinshi atekera hano tuba twaje mu kazi reka ngo ngagende ngabyimba sawa nakagaruka